Biga bya birakubwira ngo nta kirori ntaye myakijana ibyo twaje no kwica nta gikwe akazongera n'akandi karirimbo kari karateye nari gazi muri Kenya kera tika kurira tika kurira mwana tika kurira kageze mu Rwanda umwana w'umunyamujyi aravuga ngo akanyoni karidunze kari mu giti wakabwira mukamenya ibyo rero bibaho nyine bakagenda ariko ugasanga ndaho bihuriye ni nimba ntararya ituro ryawe sindarya ibihumbi 100 byawe by'ituro sindarya 500 yawe y'ituro sindarya ibihumbi miliyoni yawe y'ituro sindarya ituro rya ngira ngo aka video kagumye gusirikira cyane kuri social media abantu batangira kwibaza ariko se burya koko ya maturo dutanga barayarya burya ni ariko rero urumva ko Imana avuga iyo Mana yaruryi iyo Mana y'ikiryi kimeze gutyo iyo Mana yaba ari igiheri cyane iyo Mana jewe nabona yijyamo jewe rwose namubwira ni rero noneho ngajyayo nuko bambwiye ndacatse aho yigishiriza rega narabuze ubundi najyayo nicyo giceri nkakigira kuko genda umukire ngabo hari iryo jana cyangwa igihumbi nabandi bagatanga niba ari byo ashaka akayabona je nta kibazo mfitanye nawe ikiza cy'Imana kinakomeye ya Mana yakubwiraga rurema wigira ibyo ushaka byose igeze kuko jawundi uyu Perezida Kagame asetsa buriya ndamukunda arukundo ati ndakora ukegera gutya kureba barakureba akegera gutya none ariko ngo yageze hariya ati ataraho umurongo utarenga uyu ari bivuze ko yari bivuze aravuga ati hariya ndakwica arabageze rwose nanjye rero buriya Imana ni kwikora Imana irakureba ukigira gutya ukavuga ibi Abanyarwanda ukabihuragura ari imvugo y'abasirikare nabaye mu n'abana benshi ati barahuragura ugahuragura ibigambo ushaka ikakureba ikakwihorera haraho gusugera haraho kugera naho kujya gusaba amafaranga ngo nutama ngo ntabwo uzajya mu ijuru hari undi wigeze niba ariko yabivuze koko ngo nutancaho ntabwo uzajya mu ijuru ngucaho se uri wowe ngucaho gujye gusa nyine hari n'abantu babibwira agakoresha iryo terabwoba ry'idini cyangwa no kwirata yiyinjizeho na kugira ngo abamugabo ese ko nawe uraza hano cyangwa ngo ambwirera najya we ni waca uginga kuko hari by'ubuginga ariko nyine hari n'ababa barigorewe harimo n'amadini hari n'ikize kindi cy'amadini kitari cyo shado reka nkubwiza ukuri mugiye muri batanu mukajya mu rusengero ngo nuwa mbere Yesu nuwa mbere yangiriye neza sinzamure mukabyina haleluya kajugira gutya safi sana bivundi bitandukanye neza no kujya uvamo unezerewe kuko ufite umwuka ariko uvamo umeze neza kuko uri umva uranezerewe wabyinnye waruhutse wahuye n'abantu yugo ukajya mu rugo wawe unezerewe rwose ngagenda bigira nkagenda nkabyina hari n'abagira ngo nayageze ngatendereza ngo naboneke kashandi kwirira umuziki neza narangiza gasohoka ngegera gutya igira modoka akabwira umwana w'umushoferi akandwara agenda ndirimba na twatundi nagize agakiramo n'utundi twabamakanya cyangwa ngo no kuko that is my life nkanakubwira neza kabisa nka Eddie Grant no man there's no one dancing baby no more. Reka nongere mbasuhuze ndetse mbahana ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi mbaye ikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda n'abari hakurya y'inkiko cyangwa se imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye mudukurikira mukundi biganiro tubategurira byubaka societe yaba n'ibisusurutsa biba bivanze kugira ngo tugende turushaho kuza muri yo collection y'abantu bose muri rusange. Uyu munsi rero twasuye subwa mbere ngira ngo kuri ino chaîne yacu ni ku nshuro ya kabiri twasuye mwarimu cyangwa se Professor Malonga Pacifique numwe mu nararibonye tugifite hano mu gihugu cy'u Rwanda wagiye
abona byinshi bitandukanye, ni umusaza wanditse ibitabo bitandukanye ndetse wanatanga experience ku bintu runaka. Uyu munsi rero namugendereye, ari ingingo nifuzaga yuko twaza kuganira akadufasha akatubwira uko abyumva. Ninjye wabitekerejeho ndavuga ni ibi bintu wanamugane ko biri muri societe, ubwo mukayandaza kugenda bibabwiraho biri muri societe kandi ukabona bigenda bikura umunsi ku wundi. Ese abyumva ho gute, abitekerezaho iki? Bwana Malonga Pacifique, turakwakiriye. Urakoze cyane. Reka nkubwire ntunabeshye abagukurikira cyangwa abadukurikira, arantu bita inararibonye. Utarebye aka gapenki kanjye ukareba ukuntu imisatsi isa, nuko hari impamvu y'ubunararibonye y'imyaka. Ubundi naranagenze ku mugani w'abandirimba ati naragenze ndabona, nanjye naragenze narabonye. Hanyuma nta nubwo ndi umuswa, narize n'ukuri, narize pe kandi ndamenya. Narabajije, Umunyarwanda yaciye umugani ngo intabazirira ku miziro. Rero narabajije, nta miziro nkigira kuko ibizira narabimenye, nzi uko byubahiriza nuko bigendera kure. Urakoze cyane rero. Yego, mu by'ukuri ubundi ijambo inararibonye riba rishingiye ku muntu umeze gute? Kuko abantu akenshi muri gufata abantu bose bashaje tukabita inararibonye, kuko baba ari inararibonye bose cyangwa ntabwo beshe Jado. Nigeze no kusa n'ubipfa n'umugabo, nagiye ahantu bita Imasoro, noneho hari ahantu bita mu Gahoromani. Nari ngiye kureba umwana w'inshuti yanjye w'umunyamakuru twari twarabanye i Dar es Salaam, yitwaga Kayumba. Noneho njya ahantu mu kabari rero twiyicarira ahantu twisangirira inzoga, ngiye kuba ngo ni akayoga burya ni akabatuswa, nigizangirira inzoga. Noneho turaganira, arambwira ati reka uriya musaza yaraje ati hano hari umusaza w'inararibonye wifuzaga kukubona, w'inshuti yanjye atahera kumva ariko narakubona. Ndamubaza se ataraza inararibonye ni inararibonye ati ni umusaza w'imyaka nka 85, ati w'imfura cyane. Ndamubwira neza shahu Kayumba, ntabwo ngo wari inararibonye. Baraseka, twari kumwe n'abandi. Noneho rero hasinzi no wavuze ati ariko Malonga arishongora. Ntabwo nishongora, ni kuri, kuko inararibonye namubajije ibyo ari byo, arambwira ngo yavukiye Imasoro, akurira Imasoro, arongorera Imasoro, umenya yarize udushuri tubiri Imasoro. None akaba yarageze mu myaka 85 ari Imasoro. Ndamubwira nubwo urumva wari inararibonye, yabogeze iki? Ni ahubwo tinya umwana Malonga. Abantu nyine ari abagira ngo ndishongora. Itinya umwana Malonga wireze akivana mu nyantango, niriya aho bita Karongi ubu ngo, akivanayo akijyana muri Kongo. Icyo gihe igahinduka Zayira hari, agahindura amazina, akabatizwa mu madini ane. Mu madini ane kivanayo nkamenya kwishakira indangamuntu, ibyo bitaga karite pour citoyen. Nta mama nta data nta mukuru wanjye ntaki mfite, nkahava nkijyana i Bukavu mvuye i Goma, nkijyana i Bujumbura nkamenya kwigisha Ikirundi n'ukuntu ndi bubane n'Abarundi, nkahivana nkagera muri Dar es Salaam, naciye ubwo nkamenya uko njya kwiruje ubwato n'ukuntu ndi bubabwire, nkagenda nihindura nk'uruvu bya bintu ubona nkagera gutya, nkavayo nkajya kwiga, nkamenya uko nishakira. Nta leta yandihiye mu isi yose, nta leta nimwe yigeze ndihira. Naragendaga nkapagasa, ubundi bakantwerera, ubundi naroni bamwumva ngo b'impunzi baguhaga reka da, nkajya kwigisha Abanyakenya, kwigisha Abatanzania, kandi muri za kaminuza apana amashuri mato, nkajya kwigisha abazungu ubona birata, buriya narabigishije. Arabona nigishije si bose, nyine nigije muri za university iyo ahitwa Oslo. Ngiye no kubaha ibintu ngo za ibyo bita evaluation form ngo baha amanota. Agakobwa kamwe kangana n'abanjye batoya nk'umuherereza wanjye k'akazungu, k'akazungu kazisha keza, bakita ngo ni blonde. Baragira none nabwira ngo ntibandikeho amazina, we arangara ryandika. Noneho mu kuma amanota ndavuga ngo
ngo you are very intelligent and a good lecturer but a black man. Uramutse utumva ikinyarwanda bambi icyongereza byaba bivuga ngo urifura wigisha neza uri n'umunyabwenge ngo ariko uri umwirabura kuvuga ngo uri umwirabura kibaye igitutsi kibaye icyaha n'ukuri navuyeyo namaze igihe gito ariko navuyeyo narababaye niyo sinshobora kuyibagira n'ubu wamunyereka kandi hashize igihe kinini ntabwo namwibagirwa kubera ku kantu kandi ariko ubundi nigishije no muri Amerika naragenze ndabona rero uri inararibonye ndi nararibonye aba bagabo bumva bakina za politike wenda icyakuzanye sinkizi cyo waje kumbaza abona za politike ndazibayemo ndazizi politike z'abaparime hutu muri za 60 navutse zishyushye abaparime hutu abitwaga barunari abitwaga baraderi abitwaga za porosomo arizo ibyo nibyo mu Rwanda ziragenda ziri bingishiranya hazamo ibyitwa bya PSD ba PRI ba muvuma ba MRND ziragenda ubu bigeze muri FPR ntawe uyizi icyo gihe inkotanyi ubu hajemo yewe n'aba ngo green ngo aba green hari n'undi hari n'abandi nabonye ngo ukamubaza utese n'iki ngo ndumva green ari abandi ngo bo kwande abapolitike bo ndabazi ntibazakubeshye arabona abo tutaravugana neza aho nkumva ngo uyu nguyu yitwa Dr najya kumureba neza shawuri Dr ati nitwa Habineza irinde Frank uba mu cyama sati mba muri green nguko hari ntabwo yigeze kubimbwira ngira ngo ni green kona nahantu njya kwinywera inzoga hari Nyamirambo bakankunda yambwe ngo ari muri green ndavuga neza jane ubwo noneho turasagira ni nkabo abandi nabo bakaza ngo na za party ukayiheruka yiyamamaza harundi naherutse yiyamamaza yitwa desha ejo bundi namubonye abana bamubwira ngo yabaye diregiteri ngo muri bintu bumwe ngo yiyamamaje nagiye kumureba mbona yitwa yaravuye i Burayi ubu usori muremure ngo yashaka kuba perezida ariko waragenda yisubirira i Burayi ejo bundi baragaruka ubu ni umutegetsi cyangwa umuyobozi icyonzi cyo mu bayobora sindimo no mu bategeka sindimo ibyo ntiyadabishobora ndakaraha kajya uzaza kuntegeka cyakora hari abo nubaha cyane kubera ko nyine banyobora ntabandije sina nabazi rwose cyakora ndabakurikira ndabumva kuko ntabwo ndazaza ndi muzehe kijyana abantu cyangwa kijyana muzehe Abanyarwanda bagira yabo wasanga bavuga ngo negeza ngo hakana wa mwana we ibariza icyo washakaga kumenya naho ubundi ibyo nabikubwira ko inararibonye wari ukibajije inararibonye ni umuntu nanagisubije mu bundi buryo bwagutse ni umuntu wabonye byinshi bitandukanye ukuze wahuye n'abantu wagenze wabonye ibintu byinshi wamenye uko yirwanaho uko arwana ku bandi mbega wabonye isi uko ikora uko imeze wagiciye mu mico y'abantu benshi akamenya uko ubuzima bugenda akaba yagira umuntu inama akurikije ibyo yabonye ibyo bintu rero birahinduka abana rero nk'umwana wanjye nawe nicyo gituma njya mbwira abana banjye bamaze gukura nta mukiri muto urimo ahubwo mfite abuzukuru ariko zinagera aho kuganira abacyari batoya mbwira abana bose urubyiruko rwa none nabwiye mujye mwitonda mukajye mwirata ngo mwigira karaha kajya he ngo kubera ko baso na baso wanyu na bene wanyu bameze neza cyangwa mwirate kuri bari abana mubona je nkunda bayibobo cyane iyo mbona abana bahuye n'ibibazo birambabaza jewe nta n'umwana ajyaho kugira ngo ujye gutura amaturo mu rusengero jyahuriye mwana rigenda urya amandazi sha hanze y'urusengero bahari ariko kubera ko nyine nakize hari n'igihe mfa gushyira byose nabikora ariko cyane nitera kuri bari ahandi nshatse muri abantu barasikira yanakizemo ubwo bandi bashyiramo ariko nukomeza mbwiza ukuri umuco wo kwishongora na karera yarawugiraga ariko ntabwo nari mutoya ariko iwacu ntugire ngo rega ibi ntabwo ari ukwishongora uku ni ukuri niko ibintu bimeze ahubwo itakora data yavugaga ukuri koko nawe nacyo yazize by'ingenzi ngo yazize iby'ingenzi ariko urwenya ahubwo ibi byita urwenya data ngo yari umuntu w'umunyarwenya cyane yaranirataga
menya aribyo bitwa kwishongora koko akavuga ati ariko wowe niba uri umugabo ngwino dukirane kuko ngo yajyaga agira atya ati niba uri umugabo hano wahinaganika ati nanjye njya mbigira ariko nisekera nkabwira ni wowe sha ubonye shaje sha ntiyahigaga yayijanja ati iyo mbona nkiri umusore ubu hano wahinaga ariko n'ubu ntugire ngo wapfa kunkana ni urwenya rw'abagabo kuganira data yari abifite cyane na mukuru wanjye ubona kubwira ngo twabize Imana doti yari azi gutebya no gusetsa cyane cyane rwose no mu ndirimbo iriya ngo sigende umuzungu buriya umuntu ayikurikiye neza itabyumva ndi nk'umuzungu buriya ahubwo abantu bagira ngo ndi umuzungu sigaye ndi nk'umuzungu sigaye nitwa patoro buriya niyo yivugira ngo shushu bimi shushu biriya hari abantu batamuzi bagira ngo wenda yari atuye nko mu kiyovugo cy'abakera icyo gihe reka da yiberaga ari Nyamirambo ariko n'ibyo bakubwira ngo bya ka divayi so yari kuyigura ahangahe yari umugabo wo muri sashi umeze neza kuko ifashe neza ariko ngo iwanjye hahora divayi igifaransa kirakamye buriya ni igifaransa didibuza n'urwenya ati cyakora yari akizi ibyo yari umuhanga kuko nanjye yaranyigishije Burundi yigishije n'abandi bantu benshi hanyuma ngira ngo tugarutse kuri pasteur ari nawe wari umubyeyi wanyu ngira ngo yari umudivantiste w'umunsi wa karindwi ahubwo banamwishe ku isabato avuye gusenga nicyo gitangaje kuko abo waririmbishaga abo wigishaga nibo bagutemyesha nicyo kikwereka ko Abanyarwanda bimwe tugarutse bya bindi by'abazungu ibintu by'ubugome n'ubuginga ntabwo bigira ubwoko ntibugira ubwoko ntibugira n'idini bigira ibara ntibigira utazibeshya ngo abadive n'abana beza ari akaririmbo abanyeshuri badirimbiye rimwe n'abasogereye i Butare babyita ngo ni ibisaro abana b'Ibutare university murabizi ngo abaporoso n'abana beza baduhebeye inzoga none baraseka cyane bagenda babihindura ntabwo rero bashyiramo n'abadive bashyiramo na yanguko hanyuma kubw'iyo mpamvu kuko nari mbizi koko kuvukira kwa pasiteri hari nosiyo ugira ku buzima bw'idini ndetse n'imikorere n'imibeho hanyuma nanabihuza na experience twavuga ati n'ubu nararibonye ubona muri societe ubona ibintu byatumye n'ingingo nifuza ko twayigarukaho nyuma yuko amwe wenda no video reka nka praying gato abantu badukurikiye babyumve nyuma yo kubona ino video y'umwe mu bapasiteri ngira ngo n'abakozi b'Imana yashyize hanze ndetse banazwi ngira ngo na aposo Mutabazi uretse wumva narabivuze mbisubiremo Mutabazi narakunzwe birenga ibyo nkeneye umuntu uvuga ngo yemera Mutabazi yubaha Mutabazi akunda amagambo ya Mutabazi ndagusabye rekeraho kunyemera cyangwa ujye ubyigumanira nimba ntararya ituro ryawe sindarya ibihumbi 100 byawe by'ituro sindarya 500 yawe y'ituro sindarya ibihumbi miliyoni yawe y'ituro sindarya ituro rya ngira ngo aka video kagumye gusirikira cyane kuri social media abantu batangira kwibaza ariko se burya koko ya maturo dutanga barayarya burya ni uko rero muravuga ati sindarya ibihumbi 100 byawe kandi akaba ari umushumba w'itorero ubwo byatumye nibaza nk'umuntu ujya ubyitegereza nk'inararibonye nk'umuntu wakuriye kwa pasiteri mu by'ukuri intego z'amadini njye mbibajije igihe kinini koko ni ukwigisha Imana cyangwa ni ubucuruzi birebe mu buryo butatu hari abantu koko bumva Imana mu buryo bwinshi ariko ya Mana twese dukunze guhurizaho aba mu isi yose mu Rwongereza bavuga ngo ni omnipresent omnipresent ni Imana ibera hose icyarimwe ariyo yo Mana yitwa omnipotent bivuga ngo Imana ishobora byose ikaba na ya Mana bita Imana ishobora byose ibera hose kimwe ikaba niki Imana omnipotent omnipresent omnisa izi byose omnisa yaje
izi byose ariyo wumva ngo niyibizi n'amagambo. Iyo mana rero ntawe urayibona, ariko hajemo utumana twinshi cyane bagakoresha ibyo. Iyo mana jyewe ndayemera. Niyo yabindi bakubwira ngo imana y'u Rwanda, ntabwo haba imana y'u Rwanda ngo habe iyo muri Kenya, habe iyo muri Japan. Izo mana ni izindi. Ariko ndavuga ya mana bita rurema bintu, rurema abantu, ya yindi twese tugera haga tukayambaza tuti mana nungirira gutya uraba bikoze. Kuko n'abahitireri n'abandi bihangage nabwo ati waca uginga yamara iminsi yamukanda ryarenga, babyita gukandama. Reka no kubivuga dore ariko bita iminsi yamukanze iki babyumvise ryamarenga. abantu bakuru babyumvise. Oya nawe wasetse icyo tumva, niba ucyumvaze gutya abandi batacyumva. Iyo naba umunyarwanda mbabivuze ari gakera ndi umuswahili nimba nabivuze, ariko bagera ahantu ati mana ntabara. Iyo mana rero ntabwo ari iy'aba ngaba bavuga, ntabwo barayiyitirira. Ariko madini yose mbona, kuko ukuntu nge nifuza ko ibi bintu wenda tubiganira mu bitekerezo, nifuzaga ko ama bitekerezo cyo kintu tubihuza, yaba intego n'intangiriro y'amadini muri sosiyete nyarwanda muri cyangwa se muri sosiyete y'Abanyafrika, cyane ko byaje biva iyo ngiyo mu bazungu. Mu by'ukuri ubihuje byose, aka kanya umuntu yakonkurira niki yafata nk'umwanzuro ku idini. Ni idini koko rifite misiyo yewe Malonga yewe kuvuga imana, cyangwa misiyo ya business, cyangwa ako nozo utishijeho ikagukange cyangwa nigakanga undi muntu wari we wese. Ukuri ni ukunguku. Hariho abantu bagira ibyo bita ururimi, ni ikintu gikomeye cyane, ni intwaro ikomeye cyane. Hari abantu bavuga bakavuga bakigisha abantu neza bagatwarwa ku buryo mu cyongereza nibyo bita hypnotism. Akavuga uti haleluya, nabiriya byo kuvuga ngo haleluya, ngo vuga haleluya cyane akagira gutya, ndimwe kamera nk'umusazi, akaba nubwo agira ati akagufata ngo agukoze kunuza ngo ugwe. Yewe ko batabigira ngagwa kare yazagira wibeshye. Ndakubwira mu rusengero nyagiye mamesha. Izo ndimi rero ni igitangazo. Ati haleluya, akagira ndio kabaze kururyoshye cyane. None akavuga abantu nyine benshi bakumva bagiye mu kintu cy'uko utamenya, akakita nuko ashaka, akakubwira ko yerekwa, akakubwira ko agera gute, yarangiza akabona amafaranga. Nk'uwo mugabo ati niba ntararya ifaranga ryawe uzareke kunyemera. Aho ntabeshye. None so koko urumva muhegine yirire abusonutere nutamubwa ngo yirire, ubundi zuramushaka biki ucyo yishakira n'icyo giceri nyine muyirire. Hanyuma professor, ariko rero urumva ko imana avuga, iyo mana yaruryi, iyo mana y'ikiryi kimeze gutyo, iyo mana yaba ari igiheri cyane. Iyo mana jewe nabona yijyamo. Ariko jewe nk'uwo mugabo, uwo mugabo maze iminsi mubona no Mutabazi, buriya Mutabazi jewe mukundira ikintu kimwe, ari mu byara wanjye twaga Mutabazi, twajyaga tugira jewe rwose namubwira nti rero noneho nkajyayo, nuko bambwiye nashatse aho yigishiriza rega narabuze. Ubundi najyayo nicyo giceri nkakigira kuko nge n'umukire. Ngabo hari iryo jana cyangwa igihumbi n'abandi bagatanga, niba ari byo ashaka akayabona. Nge nta kibazo mfitanye nabo. Ibyo no mu Kinyarwanda rega harimo abantu bazi kwishakira ubuzima. Ikiza cy'Imana kinakomeye, ya mana yakubwiraga rurema, wigira ibyo ushaka byose. Igeze kuko jya wundi uyu Perezida Kagame asetsa buriya ndamukunda, ariko ati ndakora ukigera gutya kureba barakureba akigera gutya. None ariko ngo yageze hariya ati ataraho umurongo utarenga. Uyu yari bivuze ko yari bivuze aravuga ati hariya ndakwica. Rwose nanjye rero buriya imana ni kwikora. Imana irakureba ukigira gutya ukavuga ibi. Abanyarwanda ukabihuragura. Iyo ari imvugo y'abasirikare nabayemo n'abana benshi, ati barahuragura, ugahuragura ibigambo ushaka, ikakureba ikakwihorera. Hari aho gusugera, hari aho kugera
ya ndirimbo noneho y'abaporoso nayo niba ari y'abaporoso niba nakubakoreye ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka bari mbona gukunda hari aho wigira gutyo ukavuga ibigana gutyo iminsi yakugera kwa kundi wakumwe nakunda ryarenga Imana ikakubwira ati aha sawa sawa ryari simbizi biterwa n'iki ntabwo mbizi ngenda kubwira nka Malonga kandi ibyo nkubwira nararibonye nabatijwe ayo madini yose nayabayemo shakisha ubuzima shakisha ukuri narakubonye rwose nukuhereye ukuri nuko Imana idakeneye yo kuyiha igihumbi Imana ntabwo ikeneye kuyiha amadolari Imana ntabwo ikeneye kurya amafaranga yawe ntabwo icyayakeneye rwose ko ni nayo yaguha none ahubwo wowe uyashaka yaryo shima Imana ariko ntabwo ari Imana ikeneye ayo ahubwo ari amaturo ubundi icyo yagombye gukora ukuri nyakuri ari amaturo abantu koko batura nibyo pasitoro cyangwa umuntu washyizeho urwo rusengero akorera Imana akamenya ko ayo maturo ari ayo gukora umurimo nk'uwakora ukagera n'ahandi abantu bakamenya Imana usibye ko ubundi Imana wayigishiriza utayikorera irikorera noneho rero ariko nawe ugakuramo kuko urumva pasitoro se wambaye nabonye ari n'umusirimu nubwo nabonye atari nkanjye nambaye buriya twaberwa ntabwo yakurikira ubundi mboga ari my friend ariko ibyo nabyo ni ukuryoshya igipara ariko rwose icyo nkubwira ni uko pasitoro wambaye ubucabari nawe urumva umuryango turimo isi turimo uramutse wambara ibintu byacikaguritse kandi uri pasitoro ari abo batura ari abakirisito ari abo bandi bose batura amaturo bakabona ariko uzi umuntu wambaye ipantaro y'ikiremo yakwicara nk'uku nguku bagafotoramo bakabona ibintu biri hanze kubera ipantaro yacitse ku kibuno bakabona hari bayahibye nawe mu magambo make ushyigikiye ko abantu nibyo batura rwose abapasiteri nabo bakagira ikintu babona bakagira icyo babona hanyuma se nge ni kwibaza ndabyemera rwose misiyo hagati aho ngaho ikibi pasitoro akafata na Bibiliya narayisomye ibya Kayizari Kayizari bakayizari rero ni benshi noneho iby'Imana ukamenya uko cyakora koko nese ba pasiteri babaye bya Kayizari baba n'iby'Imana nicyo kibi ubundi ba pasitoro ntabwo ari ba Kayizari nta nubwo ari n'Imana ni ba pasitoro nyine yari kandi baranatandukanye nabo buriya hari abapasitoro n'abanyina nko mu badivanisiti nzi pasitoro umupasitoro twa Mpyisi ni umupasitoro ufite imyaka 100 yayine mujya ngo nta myaka 100 yarayujuje ejo bundi 100 ariko kugeza n'uyu munota akubwira icyongereza cyiza akubwira igifaransa akakubwira ururimi rwiza kuva aravuga kandi afite imyaka 100 twebwe turi mu za 60 namwe mutarageza mu za 40 ugasanga burahangayika nibabuze uko mubyifatamo ntabwo rero bari abapasitoro bose ari bamwe hari nabo nyine bashaka amaturo gusa tu ariko Mpyisi ujye hano ukajya nka za Uganda ukajya za Zimbabwe ahantu yakoze kera ngo za Salisbury ukajya ahantu hose muri Kenya ukajya za Tanzania nkanjye haraho nigeze kujya muri Kenya n'indengeri abayobozi bakuru cyane ngo do you know ngo is Pastor Mpyisi still alive namubwira ni yes sure he is very much alive ngo se ngo yaba Mpyisi agiriho ndamubwira nahubwo arahari mu muntu mbeho rwose kuko buriya umukecuru wapfuye wari umugore we umugore wa Mpyisi niko babita Mukampyisi yari Mukampyisi yari basenge rwose muri babandi babene gitori cyane buriya arimo n'izindi bari abahungu ba Mpyisi bitwa ba Gerard bitwa ba Rutayisira bitwa ba buriya ni babyara banje buriya n'udupyisi dutoya nge ngaba umwana w'imbwa wo kwa Gitore nabo bakabiba Mpyisi najyaga niganirira n'ibyo wavugaga afite umuhungu we akavuga ati ngiye mfite amaraso y'Impyisi nayimbwa kuko umugore yari umwene gitorikazi abene gitori bakavuga ngo bakomoka kuri Gitore none shaka ugasha nicyo gituma ukomeye sha Gitore se ukabihuza n'imbwa gute buriya bavuga Abanyarwanda Gitore yari imbwa y'umwami Kigeri Mukobanya
noneho rero abamukomotseho kubera ko bayobewe ni amateka maremare. Ahubwo nigeze no kumva n'uriya mu minisitiri witwa Bamporiki avuga ngo avuga iyo nkuru nibyo koko niko abantu bavuga ko ubwoko bwa bene Gitore bya bindi twavuga ariko bitari ubwoko umuryango wakomotse kuri Gitore. Noneho ngo yari imbwa y'umwami Kigeli Mukobanya, ariko rero ntabwo imbwa se yabyara Professor nkanjye. Wabonye imbwa se ifite ubuze ni ibiganiro niba bareba ukuntu babishyiramo. Yari umwana w'umwami Kigeli Mukobanya, naho ubundi imbwa zajya zibyara nta nubwo zibyara zirabwagura, ariko imbwa kandi nta nubwo yari n'imbwa, iyo yari n'imbwa ntabwo ari imbwakazi, ariko zigiye zikomoka ku bantu nkatwe zikaba imbwa. Abo bantu twazi ntawe utayicirira niko shajado. Ubu hari utacira imbwa ibyara nkanjye shajado niba yibyara cyangwa iyo nawe nayibaho. Ariko nyine bakabivuga baganira bati bariya nabo kwa Gitore n'abene Gitore. Gitore ikaba yambwa ngo ya Kigeli Mukobanya, ariko yari umwana wa Mukobanya yabyaye ku mwana. Ni amateka maremare. Gusa ubwo nakubwiraga ko uwo nguwo ni inshuti yanjye yitwa Rutayisire. Namubwira ariko uwo ufite amaraso ari kwiganirira cyane, amaraso y'impyisi kuri so ubwo harimo amaraso y'impyisi ukagera n'amaraso y'imbwa nkanjye. Ubwo noneho ubwo urumva kuri uri igihangange. Nagewe data yari umwene Gitore nyine urumva, ariko mama akaba umusobekazi, ajya ngo kuri umwe nawe akaba umwegakazi. Urumva najye nimvange cyane rwose. Wenda icyo kireka tuse nkaho tugifataho conclusion, kuko njya nkunda kwitegereza imikorere n'imibereho y'amadini, hakagira ibyo nemera bijyanye na niyo n'ubwo buryo bwo kwigisha abantu bakaba discipline, bakagira ibyo bareka muri societe, bakagira ibyo baho bitewe n'ubukristo barimo. Ariko nanone muri party ya business ngayibazaho cyane ko nkabona nk'idini ejo rifite amashuri akomeye, ama university, amahoteli, amaresitora akomeye, utubari. Ibyo byose rero nabihuza nkumva ni ibintu bitari kujyana. Ubwo niyo mpamvu navuga ngo umibitekerezo ese mission z'idini ubundi exactly iracyari kwigisha Imana gusa cyangwa habarimo na business amemuta cyangwa ni business igende mu kwigisha Imana? Reka ngaruke kuri cya kintu natangiriyeho kare. Amadini yose samwe, icyo ni kimwe. Icya kabiri n'abapasitori bose si bamwe. Ntabwo wafata umuntu w'imfura nka Pastor Mpyisi nabanye nawe nkakura na Murube yamubona nkumva uko bamuvuga hanze, nanjye narabyiboneye, ngo mugereranye n'umuntu uvuga ngo ntabwo uzajya mu ijuru ngo niba utambaye amafaranga. Ibyo ntabwo wabigereranya, kandi nawe bitwa ba pastor. None tureka kuri pastor personal, tureno n'amadini akomeye mu buryo bwa amadini rero niba nufata mu rwego wafata na Katolika cyangwa ufata Adventiste n'abaporoso n'abaki bose. Abagatolika baravuga ngo Kiliziya nimwe itunganye Gatolika kandi komoka ku ntumwa. Ukaririmba ukumva nyine akubwiye ngo Kiliziya niki nimwe itunganye ye Gatolika. Akongera akaririmbira akakubwira ngo abazakorwa n'ikimwaro ngita ko nkunda ko abazakorwa n'ikimwaro n'abaguhemukaho nta mpamvu. Abagatolika benshi bahemuka nta mpamvu, abo bazakorwa n'ikimwaro. Cyo ndakigushubije. Jya mu badive, abadive barakubwira bati ndavuga urwego rw'idini nta muntu uvuze, akakubwira ati nshuti jya ugendera mu mucyo woye kurindagira. Gugendera mu mucyo woye kurindagira. Abadive barindagira ni bangahe? Abagendera mu mucyo ni bangahe? Very few, mbarwa. Gendera rero jya mu baporoso ngo isi nizavaho ijuru naryo rikavaho, ayiwe uwizera wese hazabona ayo masezerano. None se iji edabora isi yavuyeho n'ijuru ryavuyeho, none se urabona uri he? Niba ijuru ryavuyeho n'isi yavuze n'ibindi nk'ibindi. Burya indirimbo nizo ni nako bakoresha kwigisha. Ariko nkunda akakubwira ati isi turimo hari akaririmbo k'abaporoso nanone nkunda akavuga ngo
iyi si tubamo n'ubuturo bwiza tuza turamo, arakwereka ko iyi si tuyibamo turi abagenzi. N'abadive barayivuga rwose, n'abandi babihurizaho. Hari ukuri rero bahurizaho, nge nemera bahurizaho, bakubwira ko iyi si tuyirimo turi abagenzi, kuko nawe uyirambamo. Uyirambe byo ni nk'abo bapasitori by'isi bagira imyaka 100, naho abandi mwebwe muravuga ngo nta myaka 100 nta kirori, kuko muragera kuri nuza mwamaze gusendegera. Ubu nanjye ngo ndi mubarame kandi imyaka 60 ntabwo narwo nduzuza 65, ariko aba siyansi n'abantu baratubwira wowe niba ufite imyaka 65 gusubiza hejuru wifate kuri umurame. Ni ukuvuga ngo iyi si rero turimo tugendamo gutyo, twagombye kumenya uko tuyibamo neza, tugashakisha niba ari iyindi si koko nshya cyangwa ijuru, tukabishakisha neza, tubaho neza. Warijyamo utarijyamo, nge mbaho neza, ngerageza gukora ibishoboka. Ngiryo idini ryagombye kuba. Wambwira gute wowe ko urashaka kugura parado? Jado hagati aho ariko nawe nagushimisha. Ubushize tubuza hano kundeba, waje rwose mfite impungenge y'imvura igiye kugwa, ntibaza y'umwana ko yaraje azingwa asanze umugabo w'ipfura na rwa rwenya rwanjye rw'umukire. Uyu mwana nkaba nashobora no kumufatira tagisi, kandi ko nta modoka afite ngo umutware, kuko ubukire bwanjye ntabwo ari izo modoka. Ariko ubu nabonye wazanye akamodoka keza, ahubwo nangize kumbaho umunyenga. Umunyenga tugomba kurya. None ntware ngeze nk'ahari haruguru kwirebero cyangwa njyeho akagenga, ayo kugusengerera icupa rimwe se jyabura, ariko nanjye rya akagenga sha. Nanjye njye mvuga mfite n'abantu nibanambona bavuga bati acana n'amaronda, turiya musaza shaho afite abana bakishinguza umudugu uparitsemo hano hasi. Ibyo ngibyo ni ukuvuga rero ngo ubukire bwo kuri iyi si twagombye kumenya uko tubwifatamo neza, dufasha abandi bantu, tubaho neza. Hari ikintu njya mwunda kimeze nk'idini bita siyasa, politiki. Iyi politiki ni nk'ibi bya covid n'ibindi byose. Hari ukuntu ndeba ibintu biba muri iyi si bigatuma ntekereza cyane. Umuntu ujya kwihandagaza uko yaba ameze kose, ukigira gupinga, urapinga ubutegetsi bunubu ku isi yose. Ubutegetsi buriho burakomeye, bwifashe neza, burayobora igihugu, burayobora abaturage. Noneho ukaza ngo uri padiri. Ari umugabo nigeze kujya ruvuga, bakavuga ngo ejo bundi abonye abana b'abanye Kongo hano hirya, bigaragambya ngo barahamba Kabira. Ntabwo ari Kabira, Tshisekedi. Bakajya mu mihanda ngo bagiye kwamagana, ngo bagiye guhamba Tshisekedi. Ariho yimereye neza shaho, yimereye mu munyenga, niko babyita cyane, niko twabyitaga aririra umunyenga ameze neza. Wowe ngo ugiye kugira hariya ipantaro yagucikiyeho, ibyuya byakurenze ngo yapfuye. Hari n'undi wigeze kuvuga ngo Kagame yapfuye. Ndavuga ni Kagame avuga n'uwe, nari umugabo twari kumwari haruguru, ngo Kagame imbe bibonye babi biciye muri ruza. Kagame avuga se ni president, ngo aravuga ko President Paul Kagame yapfuye, ngo nta kibaho. Ariko abantu bamwe barwaye, kandi ngomba ngo ni padiri. Hasa abantu barwaye mu mutwe, jewe waciye hano nona, haciye hariya kuri sante, ayo rinywera inzoga hariya, nimereye neza cyane, aho cyane nameze neza. Ariko avuye hano bambwiye, ahubwo abantu bavuye mu nzira babaza ni batine na fande yaraje, afande ni President Paul Kagame. None undi akavuga ngo mugiga kibaza. Ariko aba bantu iyo ni siyasa ukora, iyo siyasa yo kuvuga ngo iyo ni siyasa gani? Ni nk'amadini, burya no muri siyasa harimo abantu bakora siyasa ari ibicucu kompletere, wajiga kabisa. Hari n'abakora idini ari wajiga, ariko nyine wowe nawe waba umuginga ukamukurikira. Nicyo gituma ugomba kumenya, wowe ntubwire wa mwana, ugomba kumenya nkaho urakuza. Urumva iby'ibigoryi biribwa n'imbwa nyine. Ugomba kugira nk'abo umuntu wese wize, wagenze, waganiriye n'abantu, ugomba kumenya idini ujyamo n'irihe, idini ureka n'irihe. Ugomba kumenya ngo siyasa ukina n'iyihe. Siyasa se iri butume wiyahura, iyo ni siyasa gani? Jya muri siyasa yubaka, yakugenga, siyasa inayogenga nchi. Kavuga uti jewe iyi siyasa ndayikora kuko ninyikora, ari bamayibobo, bari abakene, bari hariya, ndabikora gutya bigende igihugu gitengamare.
hari umwana ujya ubwira ngo ni mu butengamare, icyo kinyarwanda yagikuye nanjye afite akana n'umwana ni mutoya n'umusore nkabo cyakora ubu yararongoye haritwa popota ajya acimisha cyane ngo ari mu butengamare. Ubutengamare nari nararyumva ariko ni ugutengamara kuko ugomba gukora siyasa zituma abantu batengamara bamera neza, ukajya mu idini ukigisha ibintu bituma abantu bamera neza. Ntabwo ujya mu idini cyangwa ngo uyobore idini ririmo ubwicanyi, ririmo ubusambo, ubusahiranda. Iryo dini se ry'ubusahiranda uburigi upumbavu kabisa. Nicyo yewe narangirizaho nakugeraho n'inama, ibintu ibyo ari byo byose ujya mu kintu cyunguka, cyunguka mu mutwe, kuko n'ubukene bwo mu mutwe burakagenda bwonyine. Arakaririmbo bajyaga ngo ubukene bw'amafaranga nawe budashavuza, ariko ubukene bw'amafaranga njye ntabwo bunshavuza. Oya, yego nyine ibintu bigenda nk'abo ngabo babifuza amafaranga, ariko hari n'ikindi kintu yatajyaga avuga ntigeze menya icyo bivuga nubwo nari mutoya, ariko nkagenda byumva n'abapasitori bandi bagenzi be baravuga ngo mu minsi ya nyuma, abantu bazaba bakunda impiya. Impiya sinigeze menya icyo ari cyo, ntabwo nazibonye, ariko nyine naje kumenya ko nari umwana ndakura nza kumenya ko impiya ari amafaranga. Ngo mu bihe bibi cyane bya nyuma cyangwa by'imperuka, ndetse imbyemera ko niba ari iby'imperuka cyane, ariko ntabwo ariko kazi ntabwo ari byo niho tuganira nabyo umuntu yabivugaho ikindi gihe. Ariko muri ibi bihe abantu barakunda impiya, barakunda amafaranga. Umuntu araba pasitoro nkaho yavuze ibyo yemera ati mpa amaturo nirire, ntari nushaka uzarorera ariko wumva amafaranga nirire mpa ayo maturo yawe. Abantu bagakoma amaki, umugabo akigurira kositimu akagenda muri Prado ku mugani wawe, abantu bareba abandi banyagiwe kandi abayamuhaye imyenda yabacikiyeho ni ibiremo gusa, ibyuya byabarenze ntibazi nayo bari burye. Cyebaho kugira ngo nyaguhe ntayagura. Ari umupasitoro umbabarire, ntabwo akazi kajya ari kwamamaza amadini cyangwa nuko wabibajije bikaryohera. Hari umupasitoro w'umugore mutoya rwose, ukiri mutoya rwose utarageza no mu myaka 45, ari hafi aho hagati ya bwene witwa Minyone. Minyone ni umupasitoro ufite urusengero rwitwa Women Ministries. Uyu mupasitoro ntabwo muvuga ibigwi kuko ntabwo ariko kazi kanjye, ariko hari utuntu tubiri tuba aho ngaho njyayo, aho najya nawe niba urufite nawe kwa Mutabazi nimuzambwira hariho nzajyeyo, njye nzanamutwerera rwose babe urumva ko cyangwa gw'ijana ndoya nzamuha yuvi abakire nituri abantu ku mugani wa mwana. Uwo mupasitoro two Minyone mbere yo gutaha niyo ufite waje utagize abazanira amandazi akaba hari ikintu byibura ku buryo uri n'umukene. Njye navuze n'abakene wajya biyizira hano, byibura iryo joro buri wa gatanu bajya gutaha, byibura hari icyo babonye udapfunnyeho gatoya Abanyarwanda yise umwana we bucyana yandi. Ndagakunda numva n'uburyo bwo gusabanira ku kintu rwose iyo cyaba ari gitoya, ariko uwo mutwe ukawugira. Usibye ko atari n'icyo namukundiye, nigeze kujyayo ari byo bita Thanksgiving nagiyeyo sinari mbizi, bagakusanya ibintu byinshi, imyenda, amasabune, ibintu byose, bakajya mu nkambi z'abarundi bahunze, Abanyarwanda bahuye n'ibibazo, abavunikiye, bagakusanya bakabijyana kandi ntagire icyo akuramo. Wenda nawe yakuramo icya 10 cyangwa icya 5 cyangwa icya 20 simbizi byo, ariko uwo mutima uvuga ushima, ukusanya inkunga, ugashyira abakeneye ibyo bintu, jewe rwose ntabwo mbivuga nk'umwana w'umutambyi, nge nariremye ushatse. I struggled. Abanyamerika bafite ikintu cyitwa a self made man, umuntu wiremye. Ntabwo niremye muri urwo buryo, niremye ariko ukamenya kwirwana, wiremye mu mugabo, uri umwana ukamenya uti ibintu birakomeye, ukava muri Zaire uri Zaire za moko tatabo moko mamabo mokonzibo, kavuga uti nubwo ibigi bimeze gutya, ukagenda kajya Burundi uti none gashaha amakiganoze
ati ni ukuri kwa Mungu ibintu ni sawa ngombwa iki asha aya ukaba ukamenya uko uhivana n'amazina muri Zaire nitwaga Malonga wa Karara i Burundi nitwaga niyo nagitsa kandi nari nitwaga mu Rwanda nitwaga Bishop bageragera muri Tanzania utihaga iwacu ni Mwanza bana agifunze igisukumo kitwa Malonga ariyo professor idini nyayo ni idini rigira neza ni idini rifasha abakene kuva mu bukene ni idini rifasha injiji wari wanabivuzeho gatoya wabikomojeho utamadini yubatse za university nk'iryo ry'abadivalisite nkubwira one of the best university imwe muri za universities zikora neza cyane muri Amerika ni yitwa Andrews University iri Michigan hari izitwa za Lomalinda zikomeye cyane university za mbere zikora abaganga babahaga cyane nk'iyo ya Spring ya Berrien Springs Michigan Andrews nagiye ndahaza n'abandi ndahanga mu Rwanda abadivalisite bafite nka za university nk'eshatu cyangwa enye cyane rwose zikomeye cyane bakagira n'isengero nziza ibyo rero njyewe ntabwo nabibi ibyo ndabyemera ndabikunda n'abaporo barabikora ubu ngubu n'abagaturika none uzagenda ugikabwaye none urebesha nabo barabifite byinshi cyane ugende n'ahandi ijya mu mahoteli hano kuri peyaje kuri iso petrate uzamuka hari hoteli y'abaka ibyo ni byiza rwose izo ayo madini rero yubaka gutyo usibye ko nyine bayatangiriye kure nayo nyine aza buke mu gatura bakayakoresha ibintu ariko bituma iterambere rya rubanda ry'abantu benshi babibonamo inyungu bakabibonamo umunezero nguko ngiryo dini yewe cyaryo ngeneye kujyamo kuko ni gukora ikize niba ari ugukiragenda narakize byararangiye nk'eshakazi niba ari ukwiga ngeneye ko banyigisha ahubwo baza kumva amagana nayo ni titire hejuru ya professor ukeneye oya nta nihari ngira ngo jado wabuze uvuga ngo niba ari ukwishongora universite z'abadivalisite nazigishijemo bari muri iriya iniraka nuriya uhayobora regiteri wa iniraka yitwa Ngamije Jean Dr Ngamije Jean twariganaga for over 4 years twigana so abantu ngabo rero n'abantu bafatika akigisha ka hotel imbere nawe akaba professor nyine yes that's fine iza bagaturika nazo zigishamo neza abandi baporoso uwamo muporoso nyine ndabazi b'inshuti zanjye beza cyane bipfura ibyo rero gukora ibintu nk'ibyo byo ni naho kujya gusaba amafaranga ngo nutama ngo ntabwo uzajya mu ijoro hari undi wigeze niba ariko yabivuze koko ngo nutancaho ntabwo uzajya mu ijoro ngucaho se uri wowe ngucaho ujye gusa nyine hari n'abantu babibwira agakoresha iryo terabwoba ry'idini cyangwa no kwirata yiyinjizeho na kugira ngo abamugabo ese ko nawe uraza hano cyangwa ngo ambwire nagera wende waca ugiga kuko hari by'ubuginga ariko nyine hari n'ababa barigorewe harimo n'amadini hari n'ikize kindi cy'amadini kitari cyo shado reka nkubwiza ukuri mugiye muri batanu mukajya mu rusengero ngo nuwa mbere Yesu nuwa mbere yangiriye neza sinzamure mukabyina haleluya kajugira gutya safi sana bibundi bitandukanye neza no kujya uvamo unezerewe kuko ufite umwuka ariko uvamo umeze neza kuko uri uranezerewe wabyinnye waruhutse wahuye n'abantu yugo ukajya mu rugo iwawe unezerewe rwose mwagenda bigira nkagenda nkabyina hari n'abagira ngo nayageze batendereza ngo naboneke kashandi kwirira umuziki neza narageze agasohoka ngegera gutya mu modoka akabwira umwana w'umushoferi akandwara kagenda ndirimba na twatundi nagize agakiramo n'utundi twabamakanya cyangwa ngo kuko that is my life nkanakubwira neza kabisa nka Eddie Grant no man there's no one dancing baby no more kakubwira no longer za ndirimbo zaje ziryoshye ku gihe cyane ukabona umwana yifatiye gitara kigena no one there's baby inaborera abandi rero kibi nicyo cicyo ugomba ibyo wemera byemere ariko bigushe ku bintu byiza bigirira abandi akamaro ni uko nguko ese Malonga ku myaka yawe ubu ngubu wajya mu kabyiniro kubyina
cyane rwose ubu ngubu ubuse hari aho ese warebye hano ugira ngo ndashaje apana nakubyinisha roke nkajya nkuzunguza nkakugira nkagukatisha cyangwa rumba safi sana nkakugira nka zungukiye sindi umusore rega gihe my friend ahubwo rega dore rega hari ibindi nabyo bizamo hari ubwo ugera hano Abanyarwanda bari hanze uriya musaza nawe uriya musaza nawe ntamenya ko ashaje uzasaze wowe mbiye gushaje se ubuziye wamugiga gushaka yiki hanyuma uriya ntamenya ko umusaza kubyina yewe ni feelings zanjye noneho undi akakubwira ngo ariko maro no uwo ni umuco wawe ariko uwo muco rimwe na rimwe wabaye ico iyo umuco rero wabaye ico urajugunya uvamo ikintu cyose cyabaye ico urarize ndaribona ari umuco iyo wabaye ico acana gendana hari n'ukuntu njya ndeba nk'abana bibyinira biyambariye utuntu agenda yirya gutya yaraye umwana w'umukobwa yiyambariye udukweto tumeze gutya ku mugani wa fande ukunda tugenda mu bwabyo ukanareba n'ahantu agenda haragerera ize terrible slippery floor ariko ukabona ukuntu agenda yigirisha gutya n'utuntu twigize hano n'utuntu yashyize n'ahandi ariko uwo mwana ikibazo ufite nawe ni giki ntabwo agututse arakubwiye ati muze wiriwe dore umuntu wambabaza umwana abana b'abasore bambabaza uwambabaza n'uwacaho akampirika kubera ko wenda abona ndi umusaza cyangwa nawe akabicaho ubwo agenda ahira imanga cyangwa akagenda agwa kubera ko yasinze yabaye ukora n'ubujyanyo y'urumogi wumva ibyo byambabaza ariko umwana arifata neza akigira gutya akikubitaramo agapenki. Hanyuma professor akanya ufite wowe umwana ukabona donc akizo bimwe bya Madrid by'abarasta wabyakira wabikunda nk'umubyeyi yewe uvuga ngo ufite nk'umwana mfite abana benshi cyane bafite izo ngizo benshi n'abana banjye ntabwo ari bene maronga oya muri bene maronga ntawe ubifite ariko umwana yabifite ariko mfite abana benshi cyane kuri jye abana b'umuntu ni nkuko tuvuga abana b'igihugu abana bose nigishije muri za university abana bose nigishije ahantu ariho hose abana nkorana nabo abana nturanye abana banyice baza kunsura nawe urimo naba mwese je mbita abana banjye gusa nukuri muri abana banjye pe kandi mpora mbasengera nanjye nisengera ngo muba abana beza nubwo mutari bene maronga ariko waba mwene maronga cyangwa waba mwana wanjye nabwo urugero cyane hari abana b'abanyamakuru ngira ku banyamakuru umuntu abanyamakuru cyane kuko nanjye ndiwe nubwo nshaje ariko yahigaga ngo yahijanja n'ibyo byose nakubwiraga ko kwiberaho neza hari icyo bita conflit de generation ngo harimo kutumvikana ko kw'abantu abasaza akavuga ngo yo nk'ibyo nakubwiraga ariko maronga biri wavugaga nibiki we vuga ibyawe acana na mimi nanjye undeke ngo ariko ngo buri aragenda ate yambaye ngo buri yambaye ate se ngo ngo birako hari imyenda yambika umuntu akambara neza akagenda ngo biriya isatsi ngo nibihe wowe kera wagiraga igisuguri yari nk'iyi penki ya none ariko bitameze kuri bikagenda bikamera gutya icyo gihe abasore b'icyo gihe bogoshaga ibisuguri noneho abakuru bakagira bate amasunzu ariko nta mwana w'amasunzu wabagaho hakaba ibisuguri haba n'amasunzu n'amasunzu y'umubonye ubu ngubu abantu baratangara kubera ko hari impamvu nyinshi noneho rero wambaye n'imyenda nuko imyenda yari itaranaza hari igihe abantu batambaraga iyi myenda twambara ni kimwe rero rwose ntabwo mbitandukanye ibihe birahinduka nigeze kuririmba akaririmbo burya amadini anyigisha utuntu twinshi n'abadive baravuga ngo mu gihugu cy'ibyiza ibihe ntibibarwayo kuko ntibwira ngo ibihe ntibibarwayo kuko nigeze kwimara kabyeri ndanezerwa cyane abana baza kumfata abapolisi nipfura cyane batari ko muze urabona ko bwije warengeje amasaha none niko sha
ndamuririmbira nti mu gihugu cy'ibyiza ibihe n'ibibarwayo kuko ntabwo bwira dore ubu rero mu gihugu cy'ibyiza ahubwo ubu kirarageje baraseka umwana arareba abwira undi none bati turagufunga noya ahubwo muravuye ko mu gihugu cy'ibyiza nta n'isaha amenye sinamenye igihe amasaha yagendeye yari umwana w'imfura cyane arahamagara tumva uyu musaza ari mu mugeze mu rugo sinzi n'ukuntu bagita umusaza ariko nibyo yari imfura cyane ndaramukunze cyane ariko icyo nkubwira ni ukuvuga ngo ibihe birahinduka ibyiza nabyo birahinduka ibyiza bya none si byo byiza by'ejo ubu mu byiza baranakubwira ngo ibyiza biri imbere Nyerere yajyaga avuga ngo fanya kazi vizuri tenda wema utakuta nuko ngo kora byiza uzabisanga imbere ariko avuga ngo ibyiza matunda ni ibintu ntabwo ari amatunda yo kurya gusa matunda yakombere ibyiza biri imbere irabona perezida yajya bivuga ati ibyiza biri imbere ntabwo utabivuga umuntu wese w'imfura ati ibyiza ko birahinduka nibyo nakubwiraga ndi muri ntagira kwigisha university ashize imyaka 32 n'itatu nagendaga nirya ngira gutya ibise nabigira bati none umaronga yasoze kandi icyo gihe nabigiraga bakondana amafiyeri nambara jeans n'ibi bigofero iyi ngofero ubu ngubu ejo bundi bayimpaye nakingije umwana n'abana bamukuru wanjye nagenda bakanyambika ingofero ziriya ngofero bazambika abasaza wese bayiguha ngo yikoze iki ariko njye barayimpa bakazana n'inkoni iriya nkoni umuntu witwaza inkoni ni ushaje ni ikibando none se bayiguha wowe mbonye umwana ufite inkoni wowe nk'iriya byantera ubwoba wambaye n'iriya ngofero byantera ubwoba ariko babiha abantu tugeze muri iyi myaka ni souvenir ni generation tugezemo niyo myaka tugezemo umwana yiyambariye amadredi bya bindi kuri ubwo niki cyambabaza niki kimbabaje jewe umwana aragenda akagenda agira ati akumva biraryoshye ni kimwe n'abakobwa bari abakobwa muri za rebye abakobwa aragenda akirirwa muri salon de coiffure agira yarangiza akajya yigira atya ariko sura abivanye he uzaba umukobwa ubimenye rero uri umugabo uri umusaza uvuye kwinywera kabyeri kawe urabona umwana yigira umukobwa agira gutya bikagutangaza muginga biragutangaza kubera iki niyigirira ati haye sweet yishireho utuntu twiza uhura mushaka w'icyo ariko yishiremo tuhereye hano n'utundi ninoza arigirira ati haye professor nabwira thank you sweet kuko utwo tuntu turamunejeje utwo tuntu turamuryoheye kandi uvuga ngo tutse n'ikibagutwaye none baranakubwiye ati hayi professor uti hayi sweet akongera akagira ati akiyambara udukweta akigira ikibazo ufite nikiye ufite iki kibazo umwana buriya yifitiye ipeki yikubitiyemo ipantaro ari bugira ikibazo cyo kwikura imvura iguye hari ukuntu ndeba nk'amapantaro ubu ngubu noneho nta nabambara harimo abatambara n'amasogisi akamara inkweto gusa cyangwa udusogisi ukagira ngo ntayo yambaye kumbe turimo hasi genda shaka amasogisi yari bugere hano kuko haranakonje n'amaguru yanjye warishakira twa dusogisi tutagaragara wowe bigutwaye iki ariko izo nibyo bita conflit de generation ntabwo rero ibyo byagombye kugira umuntu bitera ikibazo ni kimwe n'abana kutiza abasore akubona akabona ufite imvi nk'izi ahubwo njye birantangaza umwana ko aba basore batubona dufite imvi ntibibatera ikibazo twebwe b'abakuru duterwa ikibazo na biriya bihe ikibazo kibaho ku mwana utifata utagira indero utagira utubaha umwana wubahuka abantu cyane ubona ko atarezwe ariko umwana wishyiramo utuntu twiza uko ibihe bigezweho nk'ubu twe twakinaga imbyino twaririmbaga ziriya za ntuza ntabwo wabibyina nta muntu ukibibyina abana arigira atya kumva nibyo biryoshye none siramubwira ngo ajye kugira twebwe ibyo bya Buffalo Soldier in the land of the Caribbean ukagira gutya bomari dusimbuka tugira gutya barangiza ubu ntabwo wabishobora we nta nibyo uzi arabibwirwa n'ikisa warimo trap mu kiswahili tubyita ziripendwa ni za ndirimbo zakunzwe mu bihe byacu tukabyinuka njye nigeze gutoroka ishuri nigaga ahantu bita mu Kivoga i Bujumbura uranyumva je njya kuvumba umuziki igozi muri weekend kubera ko nenze ngo bazakora desa kandi ugafata udufaranga bakagombye kugira ukipakiza ukava Bujumbura ukajya Ingozi ukarara ubyina samedi dimanche kubera ko ukazagaruka
ibyo rero ibyo bihe byaraheze ni ibihe byacu abana rero ibyo ngibyo wenda ntabwo wabigira umwana mw'inama ugomba kubwira umwana ukuri aho kuri ukamwereka aho ibihe bigeze ariko wimubuza uburenganzira bwe ngo mubuze ibyishimo kereka bimugani ubona bimuganisha n'urumogi ntabwo ibintu byose bigira gutya ariko umwana uko yifatira imisatsi ko yigira ka penki umwana w'umukobwa uko yishyiraho uduhereni ko yigiraho twa rouge à lèvres ko yishyira ku ntoki akajya agira gutya agafata n'utwara akagira gutya cyewe kuri ndamureba ni Yesu sweet ahubwo ajyaho yabikoze gutyo niyo amamaga ati hayi professor ngiye mpita mubwira ni fine sweet cyane sweet bundi sweet ni bombo ariko nyine ko ari utwo tubwira ni Yesu sweet heart se ariko kubera ko mbona nukuri yibereye neza nanjye nkamuha ukiri gorora abana absolutely reka dusoze tugushimire cyane ku mwanya waduhaye uri umubyeyi ukunda kuganira kandi uzi kuganira neza ngira ngo abantu ikiganiro cyane nta muntu ukirambirwa professor turagushimiye izindi ngingo n'udongera ukaduha umwanya twabonye umwanya neza tuzongera tuziganire ubutaha turagushimiye cyane reka nanjye ngushimira ahubwo uzi ko nk'ubu yuje hano ubu ngubu umaze umwanya hano nuriya mwana w'umusore ubu byibura nanjye mbonye umuntu ufite agapenki nkawe mbonye umwana ufite agapenki nkuriya ubu narimaze nk'icyumweru bibiri ntawe uza hano aha baza hano niba abasaza bicara hano agafata ikirahure nanjye ngafata ikindi akanyibutsa amateka yari nawe ubu wowe ubyibukije utuntu nk'utwo icyo ni kimwe cya kabiri ubu uje ukavuga ukanganiriza nanjye wumva ndishimye ubu se nari kuzaganira nandi sha abasaza kugira ngo nzajye kumubona ungana nanjye duraha hose ubona uwo musore yawe n'utuye hirya nafite nk'imyaka nka 45 uwo nawe rero azagera cyangwa se ati yes prof how are you ndibyo akomeza yiruka ngayigenda muri porado ye yewe ni diceria n'undi rero uza kugira gutyo ni byiza nanjye biba bishimishije ariko ni cya gatatu hari cya gatatu gikomeye nagushimiye niba uvuga uti mu bantu bari muri uyu mujyi wa Kigali abana nkamwe muba mugenda n'abantu benshi ukavuga uti jewe uriya mugabo witwa Professor Malonga ndamushima kuko nawe wamwenyuye ndabibona buze umuntu yandyarya simbimenye nabonye useka nakariya kana kagaseka mukanezero nanjye nkunda igishimisha abantu niba mbashimisha mukumva murishimye nanjye nkumva ndishimye kandi nta deni ry'umuntu mfite wumva ndifite azaza mwishyura azaza kwishyuza ariko unyiyenzaho kandi nawe azabona azibonera ntabwo genda kuburira nta deni ry'umuntu n'umwe afite akitaka nashaka azaze muhe naho ibyo kuvuga ibyo kuvuga abantu nabi ukanaka yapfuye wamuginga we wapfuye niwe wapfuye uhagaze wararumbye cyangwa umugabo ari imbere neza arigendera neza undi ibereho neza undi ni professor yarakize wowe uraho gusa urataba jugunya amagambo gusa araho urakoze cyane nanjye ndabashimira urakoze cyane n'abadukurikiye kandi simbazi ariko kubera ko nabaye umunyamakuru nabaye mwarimu z'ibintu nagiye uhuye n'ibindi mbanze ko hariho abaseka rero rwose mukomeze Uwiteka abamwenyurire mwese mugira amahirwe abarakaye b'imijinya yanyu nababwira iki muzarwara iki ko abubyatsi tupo ndakomeye tu ariko rero mushatse nimuyigabanye mubeho neza mukire nibwo ubutunzi bumeze neza kugira umunezero Uwiteka mwese abamwenyurire hanyuma rero umwaka mwiza uyu dutangiye umwaka mugezwa yibaba ngo heri zote za mwaka mpya heri zote za mwaka mpya